mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo irindwi na gatandatu nibwo telefone ya mbere yari ivumbuwe. Icyo gihe Thomas Edison akimara kuyivumbura ntabwo yari azi yuko ahise ahindura buri kimwe cyose kiri hano ku isi ndetse n'isi ubwayo. Wakwibaza ngo ibi byose biteye biti? Mu ibarura ryakozwe mu mwaka wa 2021 byagaragaje ko abarenga miliyoni 7.9 bakoresha telefoni. Aba ni abarenga 94% by'abatuye isi yose. Nta kintu na kimwe ndetse nta n'uburyo na bumwe bwigeze bugera hano ku isi ngo bubashe kuba bwakwigarurira ikiremwa muntu ndetse n'isi ubwayo bigeze kuri uru rwego. Ubu telefone zose ziri ku isi uramutse uziteranyije umubare wazo waruta kuri uburoso bwose buri hano ku isi. Bivuze ngo hari abantu bafite smartphone ariko badatunze uburoso bw'amenyo. Ku ruhande rumwe ibi bintu biteye ubwoba. Aho ni ku bijyanye n'imibare y'abakoresha telefoni ndetse n'uburyo imaze kwigarurira isi ndetse n'abayituye. Gusa ariko mbere yuko tujya ku bijyanye n'uko telefoni imaze kwigarurira ikiremwa muntu ndetse telefoni ikaba n'igikoresho cya Satani kimaze kugaragara rwose, reka tubanze twumvane kano kantu. Mu mwaka wa 2020 muri Amerika habaye impanuka 3522 zatewe no gutwara imodoka abantu barimo barakoresha telefoni. Have wikikangase naho ingo zirenga 5000 zisenyuka kubera ko telefone ari ibi bigizemo uruhare 80%, ndetse n'ikoranabuhanga hafi ya ryose rikoreshwa na telefoni zituruka ku mbaraga z'umwijima cyangwa se ku mbaraga za sekibi. Iki kiganiro cyitwa New Life Studio Bugenyuzi, mukaba mukigezweho na Eric, naho ngiye nitwa Ishimwe Narcisse, nkaba naje musimburaho gatoya, gusa ariko na Eric aracyahari. Ntibibagirwe gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byose dushyiraho. Ni agakoresho gatoya ndetse urebye neza bagatwara ahantu hose hagiye hatandukanye, yaba mu mufuka, mu ntoki ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Mu by'ukuri ukarebye neza wabona ko ari akamarayika disi. Gusa ariko ubwo nari nkiri muto yanabyibuka neza, ababyeyi banjye bakundaga kumbwira bati mwana wanjye uribuka neza ibyera byose ntabwo aba ari amata cyangwa se ibyera byose ntabwo aba ari inyange. Disi n'ibi ngibi nabyo niko bimeze. Ukarebye neza aka gakoresho gatoya ndi kuvuga wabona ko ari akamarayika ndetse ko ari akantu k'agatagatifu. Gusa ariko ibintu byose ngiye kubikubwira neza, nyamara ibi byose urasanga ari bwo bwa mbere ugiye kubyumva. Ushobora kuzajya ugira ubwoba cyangwa se kuzajya utinya telefoni yawe nyuma yo kumva iki kiganiro ndetse n'ibi bintu 10 ngiye kukubwira bigaragaza yuko telefone tugendana ari iza Satani. Niba ukunda telefoni yawe ndetse ukaba ugira ubwoba, si byaba ngombwa yuko ureba kino kiganiro. Naho mwebwe mwiteguye kuba mwamenya ukuri kose, mbahaye ikaze. Ku mwanya wa mbere reka duhere kuri ibi bintu by'ama iPhone ndetse n'uruganda rwa Apple ndetse n'ibindi bintu byinshi rukora bigiye bitandukanye. Ese wari uzi yuko biriya birangantego byabyo cyangwa se iriya app isa nk'iyirumyeho kirari ikimenyetso cya Satani? Aha ngaha ndagira ngo abantu basenga bazi badufashe ndetse n'abantu bazi Bibiliya mu buryo burambuye bazi babidufashemo. Murabizi mu gitabo cy'Itangiriro handitse yuko Imana yamaze kurema ikiremwa muntu, yarangiza ikagitegeka kurya imbuto zose ziri muri Edeni, gusa ariko ikakibuza kurya ku rubuto rumwe rwonyine rwari rurimo rugaragaza ikibi n'icyiza. Icyo gihe Satani iraje iramushuka maze imusaba kuba yaruma kuri urwo rubuto. Ayiwe, ibi nanjye binteye ubwoba. Kiriya kimenyetso cya Apple rero kikaba ari ikimenyetso kigaragaza nyine yuko nk'uko urubuto rwariwe muri Edeni, nyine kiriya kimenyetso cy'icunga rirumweho. N'ubu ngubu barakugaragaza yuko batunze smartphone bose bishimiye kuba ruriya rubuto rwararumweho. Kandi ibi byose turi guhura nabyo mu isi murabizi niyo nkomoko y'ibi byose. Have wikikangase utarumva n'ibi ngibi ngiye kukubwira. Umwanya wa kabiri ndagira ngo wumva no magambo. Kera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 700 mbere yaho iri koranabuhanga rya telefoni ryari ryaratangiye gukoreshwa, ndetse buri muntu wese ashobora kuba yavugana n'umuntu uri kure ye mu ntera ingana na kilometero nyinshi cyane rwose. Ni neza nk'uko ngubu bimeze. Gusa ariko ikintu gitangaje muri icyo gihe nuko telefoni ya mbere itari yagatangiye gukora, cyangwa se telefoni ya mbere ntiyari yagakozwe. Wakwibaza ngo bakoreshaga iki rero? Ibyo nibyo ngiye kuza kukubwira.
nk'uko nabibabwiye rero, mbere ikoranabuhanga rikoreshwa muri telefoni na mbere ryarakoreshwaga nubwo telefoni zitari zagatangiye gukoreshwa, gusa ariko uburyo byakoreshwagamo ni mu buryo butangaje cyane. Nk'uko nabibabwiye rero, umuntu yashoboraga kuba yavugana n'undi muntu uri kure ye kandi ibintu bikagenda neza cyane rwose, ndetse akaba yamwumva kurusha n'uko ubu ngubu tumwumva. Gusa ariko ibyo byose byakoreshaga imbaraga z'umwijima cyangwa se imbaraga za sekibi. Ubu rero izo mbaraga za sekibi akaba arizo zimukiye mu ikoranabuhanga rya telefoni z'ubu ngubu, ndetse ubu ngubu kugira ngo ibi bintu byose bibashe kuba byashoboka nuko arizo zibigiramo uruhare. Ku mwanya wa gatatu turasanga ibintu bigaragarira buri muntu wese rwose. None se waba umaze kubona yuko telefoni imaze kuba ikiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu bandi bantu benshi bagiye batandukanye? Ese waba waramenye yuko ubu ngubu hari abantu benshi wakwaga smartphone barangiza ntibashobore kubaho? Ibi nabyo bihita bigaragaza yuko smartphone ari ikintu gikorana n'imyuka mibi. Ubundi mu busanzwe mu kiremwa muntu, umuntu iyo afite umwuka akagira ibiryo ndetse akagira n'ibindi bintu by'ingenzi harimo n'amazi, icyo gihe umuntu ubuzima burakomeza rwose, nta kindi kintu na kimwe aba akeneye kugira ngo ubuzima bube bwakomeza. Ariko ubu ngubu nzi abantu benshi cyane bakeneye kuba babona telefoni kugira ngo ubuzima bwabo bube bwakomeza. Ikindi kandi murabizi neza ko telefoni yamaze kuba kimwe mu bice by'umubiri byacu, ndetse iyo umuntu atayifite aba ameze nk'umuntu urimo uragenda acumbagira cyangwa se nk'umuntu wabuze kimwe mu bice by'umubiri. Kandi mu by'ukuri muri rusange murabizi neza ibice by'umubiri umuntu avukana nta telefoni irimo. Ngira ngo nujya kwa muganga aho umubyeyi abyarira, nta mubyeyi uzasanga yabyaye umwana ngo nurangiza usanga yamubyaranye telefoni. Ibi ni ibintu bihita bibigaragaza neza ndetse bikerekana ko telefoni ari ikintu gikorana n'imyuka mibi. Ngira ngo bamwe muri twebwe bigeze kumva yuko ikoranabuhanga rikoze telefoni riruta kuri ry'icyogajuru cyagiye mu isanzure. Ibi mu by'ukuri mu buzima busanzwe ntabwo ari ibintu byashoboka na gatoya yuko agakoresho kagenda mu mufuka ndetse kakaba gafite ingano ntoya cyane rwose. Ntabwo bishoboka yuko ikoranabuhanga rigakoze ryaruta kuri ry'icyogajuru. Mu by'ukuri ibi ni ibintu bitashoboka habaye hataraho izindi mbaraga zibyihishe inyuma. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ibigize telefoni ndetse n'uruhurirane rw'ibigize telefoni, bikaba ari ibintu byangiza ikiremwa muntu ndetse akaba ari n'intego ya Satani yo kurangiza isi ndetse no kurangiza ikiremwa muntu hano ku isi yose. Ibi nabyo akaba ari ibintu bikorana n'imbaraga z'umwijima. None se waba wari ubizi neza ko telefone yari abantu zihitana benshi cyane hano ku isi? None se waba wari ubizi ko amakemikozi agize telefoni ari ikintu kibi cyane ku buzima bwa muntu? Ibyo ni bimwe mu bintu tuzagarukaho mu kindi gihe kizaza, ndetse n'ibindi byose byari bisigaye tukaba tuzabigarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Jye mwari muri kumwe muri iki kiganiro, nitwa Ishimwe Narisisi. Ndabashimiye mwese mwankurikiranye ndetse mbizeza ko ibiganiro byacu nk'ibi ngibi ari agahora kagaruka. Ntusacikwe n'ikindi gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Njye ukibagejejeho nitwa Ishimwe Narisisi. Ibihe byiza.